Nenya kubabwiye undi byiza bya Airtel nawe yateye imbere nk'abandi utarabibwiye undi nushaka uzamuhindura ihene ajya ahera nk'izindi hene ngome noneho Airtel ni fierite sibyo Hakizimana Theogene mvuka mu karere ka Nyamasheke nayo nkaba naje hano mu birori bya Airtel mfana Riderman cyane kubera ko nkunda hip hop cyane. Abanga barabishaka neza ndi kubyumva neza kabisa. Ahanga dukomeze. Okay. Dukomeze. Niera shashara ririmba ntabwo akirapa. Bakora injyana zibyinise hip hop nayikoza. Simuka jamubire. Jamubire yiri. Simuka jamubire. Ndabashimiye cyane Imana ibahe amahoro n'umugisha. Nashimishijwe na Meddy bitewe n'ahantu avuye kure najyaga numva kwa bakure numva biranejeje ko yagarutse iwacu mu Rwanda. Nashimire Airtel cyane ni promotion yaduhaye yatunga ibyo ushobora gukina ukajya muri message ukandika rimwe ukohereza ku 155. Promosiyo irangiye mu gihembo nyamukuru. Indi produit turimo gutangaza hano muri Nyamasheke ni produit abantu bakunda yitwa Ceceka, abari pack yo guhamagara uyigura amafaranga 79 gusa ukabona iminota 60 wakoresha mu masaha umunsi wose.